abantu banze gusenga ariko hari igihe kije abantu bagiye gusenga amatakirangoyi kuko akaga kabagezeho kandi Imana igiye guhemba ndetse no guhana. Igihe kimwe urabona iyi jerekani, iyi ni jerekani, iyi jerekani, yego, jerekani iravoma. Noneho igihe kimwe nagiye kubona iyi jerekani imwe irimo amazi, irimo amazi, irimo ubusa. Amajerekani yavuye kuvoma ariko imwe irimo ubusa indi irimo amazi acagase. Mbaza Imana ngo mbese Imana yanjye bira bintu bishatse gusobanura iki? Mwuka w'Imana aramishurira ngo iriya jerekani irimo ubusa. Icyo gihe irambwira ngo abantu nibongera basenge, bongera basubire ku isoko, bongera basubire ku isoko, bavoma amazi kugira ngo Imana yo mu ijuru ibagire neza. Ni witwa kumenyekana, agushije benshi kuri social media. Kumenyekana, kwa kumenyekana rero niko haracyari abakozi w'Iteka Imana bakiri mu nshingano nk'uko Imana mu ijuru ibishaka. Kandi ikindi, abantu bige gusenga, bava inyuma y'abahanuzi, bava inyuma y'umuntu wari wese utabandirwamo agakiza, bige gusenga, bige gushaka Imana, bige kwegerana n'Uwiteka Imana. Imana ikumbwira ngo ije kugaruka ku murimo wayo, ije kongera yubaka umurimo wayo, ije kuhembura umurimo wayo. Igihe cy'ububyutse kiraje kuko Imana ije kubaka umurimo wa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imaje kuzana bwa bubyutse bwa bundi Imana yavuze kuko igihe cy'ububyutse kiraje buzahera mu Rwanda bukagera ku isi yose. Ububyutse buraje, imaje kuzana ububyutse mu Rwanda, ije kuzana ububyutse. Imana ije guhagurutsa abandi bakozi, ije kwimikira amavuta mu yandi. Imana nuna igihe kimwe arambwiye ngo abantu benshi baraguye, abantu benshi baraguye kandi n'uyu munsi baracyagwa kuko nabo mutarabona muzababona. Ahubwo abantu nibasenge, bambara imbaraga z'Imana kuko kandi tubahaye ikaze mwese, nimuze mugubwe neza kandi twumve ubutumwa bwiza muri byose. Ndi kumwe n'umushumba no tugiye kwana muri kano kanya, muramuzi kandi ni umukozi w'Imana. Uko Imana imushoboje ajya korera Imana kandi dushima Imana ko ikimurindiye mu buntu bwayo. Reka ariko kandi mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu tubogere ko dufite serivisi zitandukanye hano tujya tubaha. Ushobora kuba ufite ibirori, dufite sound sonorisation turayifite. Ukeneye sonorisation waduhamagara tukagufasha. Ikindi ukeneye amafoto na video by'ibirori byawe cyangwa se ama event yawe cyangwa se documentaire, turagufasha tukokorera ibintu byiza. Mutugane tubafashe kandi hano umukiriya bari umwami kandi byose babisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mushumuraho neza? Ni amahoro, meze neza, turashima Imana. Twishimiye ko nawe murakoze cyane. Maze iminsi urwaye ariko dushima Imana ko yagushoboje ikaba yanagukijije. Maze iminsi ibyo nararwaye ariko ndashimira Imana yuko nongeye kubyuka kandi ndumva biri kugenda biza. Umva akabaga kari kuza. Imbaraga ziri kugenda ziza. Imana ishimye ko yakurinze. Ndavuga ngo abantu barwara bose ntabwo ariko bakira. Imana yakongera iminsi yo kubaho. Nokuri Uwiteka muhaye cyubahiro. Imana yahagukiye. Dushimye Imana rero ko twongeye tukabonana muri iyo minsi yari ishize. Ntabwo byari byoroshye, natwe yaraturinze nubwo bitoroshye, ariko Yesu ajya atanga abanyinshi zikapfa ku bwacu. Reka tuvuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Reka tugusabe umanze usenga Imana dukomeze twiganirira. Uwiteka Imana nziza, Imana amahoro, ndagushimiye ndaguhimbaje ndakunezerewe. Uri Imana idukunda, ikiranuka, urera muri byose. Mwami duce bugufi imbere yawe kugira ngo ushyirwe hejuru. Bana natwe muri aka kanya keza ko kuvuga ibyawe, utuyobore Mwami, ukuboko kwawe kwiza kubane natwe. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Mushumba urihangana ndakoresha uyu munsi titire yawe
kuko twifuje ko tuganira nawe nk'umwe mu bashumba bashumbye kandi kamvuge ngo Imana yishimira abakirinze izina ryabo. Wenda abantu nibakoze ko mfite umugisha wo kuba nkuzi tuzanye mu minsi myinshi. Dushima Imana ko ukirinze iryo zina rye. Twifuje kuganira nawe rero bitewe n'ibyo tuba kugenda tubona ku mihanda, nibyo dushaka kuvugaho cyane, kugira ngo nimba impuguro watanga, nimba tubwira uko ubona, sinzi ukuntu atubwiye ko twifuza yuko wagira icyo bivuga. Tumaze iminsi tugenda tubona abitwa abakozi b'Imana batandukanye, abitwa abapasiteri bafite amazina ariko kandi amazina agaragaza ko ari abakozi b'Imana cyangwa se bitwa abakozi b'Imana, ariko tukabasanga mu magambo ndita ko adahesheje Imana icyubahiro. Ndeka mbivuge gutya, amagambo abo twita abapagani bo hanze batatinyuka kuvuga, babandi twita abapagani nibo bari kuyavuga uyu munsi. Reka mere kuri icyo kintu, iyo ukibonye muhuje titire, mwese mwitwa ko muri abakozi b'Imana, mwese muri abakozi b'Imana bafite izo titire zizwi, ubibona gute? Usenga ute? Ubyakira gute? Navuga ngo ni akaga itorero ryagushije muri iki gihe, kubera yuko turi muri cya gihe navuga ngo imbaraga z'abera ziri kumenagurika, aho abantu batagitinya ibyaha, abantu muri makeya benshi bari Imana ibahamagara ko ari ukugira ngo mbese Imana ihamagaye umuntu wundi cyangwa misiyo y'itorero ni ukugira ngo bahindure isi. Ariko ikibazo muri iki gihe ngewe ndebye, ntabwo abantu babashije guhindura isi, ahubwo isi yinjiye mu itorero, isi irabahindura. Niyo mpamvu rero benshi navuga ngo ahubwo ibyo muri kubona ni bikeya, kuko ni Imana ibiri gutwikurura. Kandi ibi ngibi ubona abantu bagenda batukana, ntabwo umuntu aba aguye uyu munsi, oya, ahubwo Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo umuntu nakora icyaha ntazava ngo Uwiteka niwe wanyoheje, kuko nta muntu Imana yoshya gukora ibibi, ahubwo umuntu yoshywa icyararikiye, ikikurimo nicyo usohora. Niba rero ufite imbuto y'agakiza, uzasohora iruhanye n'agakiza no kwera kw'Imana. Ariko niba ufite imbuto y'umubi muri wowe, rero ibikurimo nibyo bisohoka. Nibavuga ngo rero nta nubwo bikwiriye yuko tuvuga ngo yenda ngo umuntu n'umukozi w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana, ahubwo imirimo, imbuto umuntu agaragaza nizo zigaragaza uwo ari we, niba ari umuntu w'Imana cyangwa se atari umuntu w'Imana. Ndashaka ko tuza kuganira ku byiciro bibiri. Aha turi mu gihugu cy'u Rwanda, dufite indangagaciro ziranga umunyarwanda. Dufite umunyarwanda uko agomba kwitwara, uko agomba kugera muri rusange, ariko tukajya rero nuko umukozi w'Imana agomba kwitwara. Tujya tuvuga kuri kote y'umukozi w'Imana, tujya no kuri kote y'umunyarwanda. Ese yego ni abakozi b'Imana, ibiranga abakozi b'Imana barabyujuje, kaduhera aho ngaho. Nituza ko yatureba nimba n'ibiranga indangagaciro za kirazira z'umunyarwanda. Ese nta kintu kiri guhungabanaho? Kirahungabana cyane, kuko mbere rega yuko umuntu aba umukozi w'Imana nuko ni umuntu ugomba kuba ufite ubumuntu, ufite n'indangagaciro, akiyubaha. Usibye no gukizwa, umuntu agomba kwiyubaha, ntatukane, ntasebanye, ntiyandagaze mugenzi we. Noneho rero hiyongera akantu ko kwitwa umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ni umuntu ugomba kuba mbese kubera abandi urugero rwiza, kubera abandi urugero rwiza. Navuga ngo kera hari ikintu najyaga mbona, ugasanga umuntu ngo ni umukozi w'Imana, nipo wakumva n'umuntu agusuye ko ari umukozi w'Imana, ukumva urishimye. Waba ufite akazi ukumva ko wazashyiramo umukozi w'Imana, ukumva rwose ko kuko umuziho ubuhamya bwiza. Muri karitsiye abantu bashwana bakavuga ati murokore nahagera icyo yemeza kiraba ari cyo. Ariko iki byarahindutse, ahubwo abitwa abakozi b'Imana nibo bari gukora ibibi kuruta babandi twita ngo n'abapagani. Nibo bari kwiba, nibo bari gusambana, nibo bari kwandagazanya. Ni ukuvuga ngo rero ikigaragara ni uko bandi bitwa ko ari abakozi b'Imana ku munwa, ariko bataregeze bagaragaza kwera kw'Imana. Ni ukuri birababaje cyane. Umukozi w'Imana
yabagombaga kuba afite ari icyitegererezo wanamubona ukavuga ati ni ukuri mbonye umuntu w'Imana. ariko muri iyi minsi uziraganira n'umuntu ukavuga ati njyewe aho kuba inshuti n'umurokore muri iyi minsi, aho kuba inshuti n'umuhanuzi, naba inshuti n'abandi. Abantu benshi bafite ihungabana batewe n'abahanuzi. Hari ingo nyinshi zagiye zisenyuka, ugasanga umuhanuzi huye n'umuntu ahanurira abantu uti uriya mugore si uwawe, uriya mugabo si uwawe. Nubwo mwaba mufite icyo mupfa, Imana ntabwo itandukanye umugore n'umugabo, ahubwo Imana iraza ikabahuza, ikavana icyo bapfaga ikabahuza. Niba abantu barabanye badasezeranye, ntabwo Imana izi ngo batandukanye, ahubwo iraza ikabakomeza, ahubwo ikabaza bakorera n'igitangaza bakanasezerana. Ariko abantu benshi bafite ihungabana batewe n'abahanuzi, batewe n'abapasitoro, batewe n'abitwa izina ry'Uwiteka Imana. Ni ukuvuga ngo rero navuga ngo abantu ahubwo nibasenge kuko barinjiriwe mu buryo bukomeye cyane. Abantu barinje wagiye uvuza ugaruka kujya mu ngo kera byari bimeze gutya, uyu munsi bimeze gutya. Kubera iki bitameze nka kera, byatewe n'iki kugira ngo bitamera nka kera, kugira ngo umuntu atinga indangagaciro z'umuco, atari indangagaciro z'umuco za gikristo. Ko sinibaza nimba udafite indangagaciro za kinyarwanda wagira iz'ubukristo, ntabwo ndabimenya neza. Udafite indangagaciro z'ubumuntu, nturye indangagaciro z'ubwene gihugu, z'umunyagihugu mwiza, nta nubwo waba umukristo mwiza, nta nubwo waba umuhanuzi cyangwa pastor mwiza. Ahubwo icyabiteye navuga ngo ntabwo ndi mukuru cyane, sindi wa kera, ariko navuga ngo uko igihe kigenda gishyira ibintu biri kurushaho kuba bibi. Abantu mbere batinyaga Imana, ukabona umuntu aratinya Imana, ukabona mbese abantu barayoborwa n'umwuka bagatinya Imana. Ariko navuga ngo kuva mbese iki gihe ntabwo umwuka gikorera mu itorero. Kubera iki? Harimo abantu bafite umwuka ku giti cyabo, bakawugendana ku giti cyabo, ariko mu buryo busesuye. Abantu ntabwo mu matorero, ntabwo umwuka w'Imana agikoreramo. Kubera iki atagikoreramo? Ni umwuka wari wabishatse cyangwa n'abantu bamwirukanye? Bimeze bite? Kuki abantu bimuye umwuka w'Imana, bamaze kwimura umwuka w'Imana, bagendana n'ibigezweho. Turi muri cya gihe cy'ubuhenebere, bamaze kwimura umwuka w'Imana. Niba rero umuntu atakiyoborwa n'umwuka w'Imana, ayoborwa n'imbaraga z'umwijima. Niba itorero ritakiyoborwa n'imbaraga z'Imana, umwuka wera, hasigara hakora imbaraga z'umwijima. Niyo mpamvu uzabona abantu basiga barwana mu rusengero, abantu bari gukora ibyaha, mbese ntacyo bari gutinya, umuntu nta kintu ari gutinya muri make. Babaye ibicamuke. Abantu benshi mu bakozi b'Imana babaye ibicamuke. Niyo mpamvu kuhura akagutuka nta kintu mutwaye, guhagarara kuri kamera agatuka mugenzi we nta kintu mutwaye, undi nakamusubiza nta kintu mutwaye, nta kiri kintu. Babaye ibicamuke. Asanta nasomye mu ijambo ry'Imana ngo musatira uwo munsi murushaho kugenda mwitunganya muniyeza, kuko uwo munsi muri ko tujya dusatira uwo munsi. Ndavuga umunsi wo kugaruka kwa Yesu. Ijambo ry'Imana dushishikaza ko twakwiye kugenda twiyeza cyane, kuko umunsi ku munsi twatungurwa. None kuko turi gusatira uwo munsi biri kugenda ahubwo biba bibi cyane, dukora ibyaha cyane, uri kubona amaherezo bihatse ki? Amaherezo nta twakoze ya mbere nishobora kubigiye guta agaciro cyane, yamaze guta agaciro, kuko Bibiliya irambwira ngo imirimo ya nyuma nizahesha agaciro iya mbere. Ni ukuvuga ngo kandi Imana izahimbira umuntu wese aho imusanze. Rero ibyo wakoze kera uyu munsi udakora ibyo gukiranuka, ibyo byose ni ubusa. Navuga ngo rero ni akaga gasatiriye abantu. Turi mu gihe kandi kiganira ku musozi w'ibihe, bivuga ngo Imana iramusije nko mu gihe nk'iki Yesu akagaruka. Navuga ngo abakora Imana benshi barimbuka, kuko benshi basubiye inyuma, bavuye mu byizerwa, baranamutse, imbaraga z'Imana muri bo zaramenaguritse, babaye nk'abandi bose. Ariko nubwo bimeze gutyo, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, haracyari n'abakozi b'Imana baracyahari, kuko itorero rya Kristo riri mu ibanga. Haracyari abakozi b'Uwiteka Imana, nubwo hari abagwa benshi, ariko hari n'abandi bagihagaze bakirinze ijambo ry'Imana n'ibutagakiza muri bo. Tugaruka ku muco.
iyo ubonye abantu batangiye kugenda babitwa ngo ni abagabo bacyurirana ibyo bariye ibyo bahanye ibyo basengereranye ibyo bambikanye kiriyo kifata gute ni abantu bakuru biriya mbifata nko kutagira ubumuntu kuko byanze bikunze ubumuntu uburere ubumuntu buvanze n'uburere ni ukuvuga ngo byanze bikunze kera hari indirimbo y'umuhanzi najyaga numva sinzi kuririmba ngo dawe ureba abana bawe uterere utwatsi bajya gaca n'umugani mu kinyarwanda ngo umugabo aguye undi arenzaho utwatsi ntabwo bikwiriye yuko noneho kandi nanone mu buryo bwa gikristo icyo ukuboko kw'indyo gutanze uko imoso niko ukabimenye twakoze ibintu twihereranye naje ndakwegera uri mwene data uramfashije yenda ndagize ikibazo cy'inzu uramfashije uranyishyura inzu nambaye ubusa uranyambitse nari nshonje urangaburiye nabuze minivare y'umwana wamfashije ntabwo bikwiriye ko ibyo wampaye duhurira nabyo mu muhanda ibyo ngibyo navuga ngo ntabwo ari byiza navuga ngo ntabwo ari byiza n'uwabikoraga barekera aho ngaho bagaruke mu burere mbese bagire ubumuntu ntabwo ari byiza yuko icyo abantu bakoreze baherereye uhurira nacyo mu isoko ucyumva biriya bari gukora biriya biganiro biri gusebanya bisebanya ubwabyo bambikana ubusa ku mugaragaro ko ndabyita ku mugaragaro ko umuntu wese ari kubibona uyu munsi ni iki wasaba minisiteri y'umuco ifite inshingano mu muco ni iki kintu wayisaba uyu munsi si mbere kugira icyo asaba minisiteri kuko yo minisiteri nta kidakora mu nshingano zayo rwose minisiteri nta kidakora mubona yuko hagenda habaho amatorero hakabaho itorero ry'umuco mbese abantu bakajya ku rugerero bakabigisha minisiteri mbese igihugu ntacyo kidakora ngo cyigishe abantu umuco ahubwo ndagaruka abantu ku giti cyabo wimvuga abantu ngo nanjye ndimo abantu nibagire uburere abantu bagire uburere kandi ikindi biyubashye gusa ntabwo twasaba minisiteri kubashyira nyine kubaho ubwo burere ikabajyana mu itorero cyangwa mu ngando nicyo mu itorero niho twigira umuco twigira na kirazira ziranga umuco nyarwanda mu itorero n'umo tubyigira cyangwa se mu ngando nimba ko dushingiye ku byo bavuga ko dushingiye ku byo babona tubona nta burere icyo ni icya mbere tubona nta muco cya gatatu tubona nta bukirisitu kandi ibyo bintu byose mu itorero bibamo mu itorero bibamo impamvu uvuga ko tudasaba minisiteri ngo dufatire bano bantu aho kugira ngo bandarike imbaga ya benshi mu bitewe n'ibyo bari kuvuga ni abantu bakurikirwa ni abantu bakuru bakurikirwa n'urubyiruko kuyoborwa n'abantu bakiri batoya kuki tutasaba kugira ngo wenda abo bantu inzego zibishinzwe zongere zigiye kubajyana mu itorero zibahugure zibigishe kirazira z'umuco nyarwanda ko umunyarwanda muzima yitwara ko umukristo yitwara nabyo barabyigisha kuki nicyo kintu nashaka kuvuga kuki tutasaba ababishinzwe ababifite mu nshingano ntabwo byaba bikwiriye ibyo byo birakwiriye ariko nta n'icyo ubuyobozi bugiye butakoze ntabwo mvugira ubuyobozi ahubwo icyo nzi ni uko icyo nzi cyo ni uko benshi muri abo bakora ibyo ngibyo benshi iryo torero barinyuzemo uzasanga bafite mbese ikivugo cy'intore ibyo bariya nabo baragifite aho ngaho rero no kuhatinda cyane ariko icyo nshatse kuvuga abantu nibagaruke kuko birababaje kubona umuntu ni pasitoro umuntu n'umukozi w'Imana umuntu n'umuhanuzi umuntu mbese aritirirwa izina ry'Imana afite titiri afite inshingano usibye no kugira inshingano ni n'umugabo cyangwa n'umugore wubatse barakuze buje imyaka y'ubukure ntabwo bikwiriye rero yuko abantu bajya gutukanira mu ruhame aho ujya kubona ukabona umuntu hari agatabo kajyaga kabaho kitwa mpangara mu guhangare abantu bari gutukana mbese barahanganye nta kintu bari kurenga navuga ngo rero byanze bikunze abantu nibagaruke kuko nibanga kumvira Imana ntabwo bazananira amategeko y'isi
impatigenesi. Iyo wanze kumva itegeko ry'Imana igisi rirakugonga. Rero abantu bagaruke mu murongo w'abana b'Uwiteka Imana, bagaruke mu murongo w'ubumuntu, bagire ubupfura muri bo, batinye Imana. Ariko ikiri gutera biriya byose ni ugutakaza Imana. Uyu munsi turakubaza nk'umushumba, noneho tugiye ku ruhande rwawe. Nk'umushumba, nihe nama watanga nk'umushumba, inama ya gishumba noneho kuri bariya bantu? Inama turinze kuvuga amazina, ntabwo dushaka kuvuga amazina, nayindo yihorere. Ariko ibyo byose nyiri ubutumwa bumugeraho. Nihe nama watanga noneho igishumba? Inama natanga cyangwa se impuguro. Inama natanga cyangwa se impuguro nuko abantu bagaruka mu bihe byo gusenga, bakongera bagatunga Imana muri bo, bakamenya abo bari bo. Kuko kandi niba ari n'uwakomerekejwe n'uwamuvuze, yigaruka nawe aje kumwihimuraho. Oya, abantu boroherane, kubera ko uragusanga nakuvuze none nkaho nawe waciye bugufi yenda ngo wihangane, umenye ko ugomba kuhangana n'urwo rugamba, ukagaruka none nawe ukamvuga ibirenze. Rero abantu niboroherane kandi bagire urukundo, kuko abenshi bari gukora ibyo ngibyo bose bafite amaturo babarizwamo, barasenga. Abantu boroherane kandi bakizwe, bagarura Imana muri bo. Amatora y'abari abantu bose babuyazi? Ntabwo nyazi. Ni mpamvu bavuze ngo afite amatora kandi bose n'abapasiteri n'abashumba. Ntabwo nyazi, ariko burya muganiriye yari kubwira. Babimika wari uhari? Ntabwo nari mpari. Wemera ko ari abapasiteri? Ntabwo nshinzwe kubemera cyangwa se kutabemera, ariko kuko bavuga yuko ari abapasitoro ngomba kubyemera gutyo. Nyir'umurimo niwe ubizi kundusha. Yego, nyir'umurimo niwe ubizi kukurusha. Umushumba, biravugwa yuko turi gukora kuri social media, turi gukorera ivugabutumwa n'umurongo Imana yaduhaye kugira ngo dutambukirizeho ivugabutumwa, abantu bihane, abantu bamenye ukuri, bamenye Kristo. Kandi buri muntu wese aho yaba ari kugira ngo abe yakurikira ijambo ry'Imana cyangwa se yakurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko bikavuga neza yuko kuri zino social media hashobora kuba hariho umudayimoni umaze abakozi b'Imana witwa views. Uremera yuko, uremenya n'abavuga yuko umuntu umukozi w'Imana uje kuri social media agwa abo mupagani? Reka nkubaze gutyo, urabyemera yuko social media cyangwa se YouTube igusha umuntu wari umukozi w'Imana? Social media ni nziza, ariko niba mu buzima busanzwe ntabwo igomba kuyobora umuntu, ahubwo twe tugomba kuyobora, ukamenya uburyo yitwaramo. Social media rero ntabwo ari igusha umuntu. Nubona umuntu aguri kuri social media ntabwo aba ariho agwiriye, ahubwo aba yaraguye kera. Kuko navuga ngo hari ukuntu umuntu aba yabaga muri quartier, hari ibyo akora ntibimenyekane, bikamenyekanwa yenda n'inzo abamo. Urugero, niba utukane muri quartier ntabwo akeshi biri birenga isibo, ariko nuza kuri social media hari ukuntu umuntu aza akiyorebeka, akihangana, akiyoberanya ukwezi kumwe abiri, ariko ntabwo yoberanya gatatu, bihita bigira gute gutwikurura bya bindi wakoraga, ahubwo bikahita bigira hanze. Ntabwo rero ari ibyo ubuhigiye, ahubwo ubu ariko umuntu yarasanzwe, ahubwo social media igafasha umuntu kumutwikurura, ikamugaragaza. No rero kuri kiriya cya views, ahubwo navuga ngo abantu b'Imana benshi barwaye indwara yitwa kumenyekana. Umudayimoni yitwa kumenyekana. Uyu mudayimoni yitwa kumenyekana yamaze gufata abantu ku buryo umuntu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo amenyekane, ku buryo no bwa gutwikuramo imyenda, kurema ikote, yewe na bogisi ukuremo ujugunye hariya, yakuramo paka kugira ngo amenyekane, avugwe. Navuga ngo rero ariko n'ubuyobe wamenyekana gute witwa ngo umukozi w'Imana? Imana itakwemeye n'ubusa, kumenywa n'abantu Imana itakwemeye n'ubusa. Navuga ngo niba warahamagawe n'Imana, shaka uburyo Imana ikumenya
n'Imana nikwemera izakwemeza n'abantu kandi ubwo batakwemera aho ukazajya mu ijuru. Rero umudayimoni witwa kumenyekana agushije benshi kuri social media. Kumenyekana kwa kumenyekana rero niko bashaka niza views, ariko mvuga ngo niba warahamagawe n'Imana uriye kuri social media wabona views nkeya wabona myinshi witakaza agakiza, ubone nkeya cyangwa ubone nyinshi ariko kumeze ukijijwe. Nicyo navuga. Kubera ko ndimo aho ngaho Imana yegeze imishurira nubwo atari yo yari nego kiganiro ariko koko ari yerekwa ry'umurimo w'Imana naryo ndarivuga ko turugana ku murimo w'Imana, turugana ku bw'umurimo w'Imana. Igihe kimwe urabona iyi jerekani, iyi ni jerekani, iyi jerekani, yego, jerekani iravoma. Noneho igihe kimwe nagiye kubona iyi jerekani imwe irimo amazi, irimo gusa, ariko amazi arimo ntabwo yuzuye. Iyi ngiyi iri mu kuboko k'uburyo irimo amazi acagase, iyi ngiyi nta na duke turimo. Noneho Imana yanyigishirije ku majerekani. Nagiye kubona mbona umuntu afite amajerekani yavuye kuvoma, ariko imwe irimo ubusa indi irimo amazi acagase. Mbaza Imana ngo mbese Imana yanjye biriya bintu bishatse gusobanura iki? Mwuka w'Imana aramishurira ngo iriya jerekani irimo ubusa igereranywa n'umuntu, igereranywa n'abantu bahoze bakorera Imana. Muri uko gukorera Imana ariko ikaba yaratobotse amazi yarashizemo. Ngo bigiranwa n'abantu baza bakorera Imana bari bafite umwuka wera, bafite imbaraga z'Imana, mbese bafite amazi mu kivomesho, bafite imbaraga z'Imana. Ngo ariko bamwe bakaba baramaze kurangara, bamara kurangara amazi agashiramo, hakaba hasiga habomborekana ijerekani mbese nk'ingunguru irimo ubusa. Ngo bigiranwa nuko abantu benshi ngo bitewe nuko bamaze gutakaza izo mbaraga, niyo mpamvu ngo Imana mbwa ngo impamvu irimo ubusa ngo nabantu baza bakorera Imana barangije bararangara, imbaraga z'Imana zirabashirana, none bari gukora ibyaha ntacyo bacaho, barasambana, bariba, mbese bari gukora ibyaha nta na kimwe bacaho. Nibo bari kutukisha izina ry'Imana ku musozi, nibo bari kugayisha izina ry'Imana, nibo bari kugayisha izina ry'Imana, ntacyo bacaho. Ngo abo ngabo bamaze kuba akabarore. Imana tugiye neza, Imana mu ijuru iturengere, Imana mu ijuru turwane, Imana dutabara. Noneho rero iyi ngiyi yo irimo amazi acagase. Ndabwirwa ngo bigiranwa n'abantu bari bafite imbaraga z'Imana ariko zuzuye muri bo. Ngo ariko noneho nabo bamwe baranamutse, bamaze kunamuka mbese bagenda baranamutse, bafite izina ry'uko bariho ariko batariho, kuko imbaraga z'Imana nabo zamaze kubashiramo. Bagenda bakora ibyaha rwishwa, bagenda bakora ibyaha rwishwa. Wabona afite Bibiliya ukajya ngo imbaraga ziracamurimo, ariko bitewe n'utuzi dukeya dusigayemo aracyagira kwirindamo gakeya, ariko nabo imbaraga z'Imana zamaze kubakamukamo, baracorogoye, babaye nk'abandi bose. Imana mu ijuru itugiye neza, Imana iturengere, Imana iturwanirire. Rero Imana icyo gihe irambwira ngo abantu nibongera basenge, bongera basubire ku isoko, bavoma amazi kugira ngo Imana mu ijuru ibagire neza, ibane nabo, bakomeze guhagarara bakijijwe. Ngo naho benshi imbaraga zabashizemo bigiranwa n'iki kibido kirimo ubusa ariko yahozemo, ariko kuko cyatobotse nta mbaraga nta mazi akirimo. Rero Imana imishurira ryerekwa, Imana mu ijuru tugiye neza idutabare. Kandi Imana igihe kimwe arambwiye ngo abantu benshi baraguye kandi n'uyu munsi baracyagwa kuko nabo mutarabona muzababona. Ahubwo abantu nibasenge, bambara imbaraga z'Imana, kuko
kuko abantu benshi nta mbaraga z'Imana bagifite, ariko nubwo bikimeze gutyo Uwiteka aracyabakunda kugira ngo bagaruke batazarimbuka. Ryerekwa ni uko nari nditambukije turi muri iki kiganiro. Imana tugire neza. Yego, turi mu kiganiro kandi biri ngombwa ko ritambuka, kuko mu kiganiro turi gukora uyu munsi turi gukora ikiganiro tugana ku murimo w'Imana. Ese byagira bite kugira ngo abantu bongere basubire ku rufatiro? Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ndapfusha mugaseka mukakora ibirori, ariko ngo mwapfusha mukarira. Ese ibi bintu byari bikwiye yuko abantu tubirebera aho ngo tugatuza gutyo tugaceceka? Ntabwo tugomba kubirebera, kandi n'Imana nyiri umurimo ntabwo birebereye, ntabwo nyiri umurimo abirebera, kuko abantu nibadahindukira Imana izabahana. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ngo urabikora nka Kora ukagira ngo mpanywe nawe. Baratukana, bagasambana, bakiba, bakaroga, bakagambana, bakabeshyerana, bakitana amazina mabi, mbese bakagira ngo ibyo byose umuntu akabikora akagira ngo ahari Imana ntibibona. Ariko ijambo rivuga ngo urabikora nka Korera ukagira ngo mpanywe nawe, ngo ariko umunsi umwe nzabizana imbere y'amaso yawe uko bikurikirana, kandi nanjye nzagukina ku mubyimba icyatinyaga bikugezeho. Abantu banze gusenga, ariko hari igihe kije abantu bagiye gusenga Amatakirangoyi kuko akaga kabagezeho, kandi Imana igiye guhemba ndetse no guhana abakoze Imana neza bahagaze mu kwera no gukiranuka. Abo bazahembwa, bazagororerwa. Rero abakozi b'Uwiteka Imana bagihagaze, bahaguruke baririre umurimo w'Imana, basengere itorero, basengere abantu b'Imana bari kurimbuka, kuko nk'uko ijambo rivuga ngo Imana irapfusha tugaseka, twe twapfusha tukarira. Ntago rero ari umwanya wo kubivugaho, si n'umwanya wo kureba abaguye, si n'umwanya wo kureba abari kwitwara nabi, ahubwo dufate igihe cyo gusenga, dusengere bene data Satani ari kwiba, ari kuraha, kandi n'abagihagaze kugira ngo Imana ibambike imbaraga, batava mu byizerwa, ahubwo bakomeze kuba mu nzira kubaha Imana no gukiranuka. Yego. Numva bashaka kubaza nyine kugira ngo uze gutanga inama, ariko numvisha inama uri kuzitanga n'icyo twakora muri minsi. Reka nguhe n'umwanya mbere ikindi kintu wakongeraho nacyo ugitambutseho uze kwita unasoza. Yego. Icyo nakongera navuga ngo abantu nibagaruke mu Mana basenge, abantu nibagaruke mu Mana basenge, kandi mbwira abantu ngo Imana ikunda umurimo wayo, Imana ikunda itorero ryayo. Nubwo bimeze gutyo abantu basenga, bakomeze basenge. Harimo abantu bagiye bahura n'abakozi b'Imana bakabakomeretsa, ariko nubwo bakaba baracitse intege mu gusenga. Umva, nubwo waba warahuye n'ugukomeretsa, wakomerekejwe n'umuntu, ariko Imana yagukunda. Nubwo wahuye n'umupasitori wahuye n'uwaguye, ariko haracyari n'abahagihagaze. Wahuye n'umuhanuzi aragutuburira, ariko hari abahanuzi bagikorera Imana. Wahuye n'ukubeshya, ariko hari abakivugisha ukuri. Wahuye n'abakubabaza, ariko hari abakozi b'Imana bakiri mu murongo wo kubaha Imana no gukiranuka. Imana tugiye neza. Muri makeya ndabwira abantu ngo bagiye bahura n'ibikomere bitewe n'abakozi b'Uwiteka Imana. Harimo abibwe, harimo ababeshywe bo gucika intege, nubwo hari abababeshye, ariko haracyari n'abakozi b'Uwiteka Imana bagihagaze. Nuko haracyari abakozi b'Uwiteka Imana bakiri mu nshingano nk'uko Imana mu ijuru ibishaka. Kandi ikindi, abantu bige gusenga, bava inyuma y'abahanuzi, bava inyuma y'umuntu uwo ari we wese utabonerwamo agakiza. Bige gusenga, bige gushaka Imana, bige kwegerana n'Uwiteka Imana. Imana mu ijuru irabakunda. Ikindi nabwira abantu bikwitwaza koko insengero zafunzwe ngo bakomeze kunambuka no gukora ibyaha. Ndagira ngo mbabwire, nubwo zafunzwe igihe kizagera zizafungurwa, ariko nubwo zitarafungurwa abantu bakomeze basenge, bashake Uwiteka Imana, bubahe Uwiteka Imana, kuko igihe kimwe Imana yageze kumbwira ngo zirafunzwe nzenguruka benshi mbihanura, ariko noneho Imana kumbwira ngo ije kugaruka ku murimo wayo, ije kongera yubaka umurimo wayo, ije kuhembura umurimo wayo. Igihe cy'ububyutse kiraje, kuko Imana ije kubaka umurimo wayo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ije kuzana bwa bubyutse, bwa bundi Imana yavuze, duguri tugiye gukorera Imana. Nanjye ngiye gukorera Imana, abantu bagiye gukorera Imana, kuko
ariko muravuga ngo abantu barasengaga bagiye kungira basenge kurusha nuko basenze, kuko igihe cy'ububyutse kiraje buzahera mu Rwanda bukagera ku isi yose. Ububyutse buraje, imaze kuzana ububyutse mu Rwanda, ije kuzana ububyutse. Imana ije guhagurutsa abandi bakozi, ije kwimikira amavuta mu yandi. Imana ni ukuri. Mbonye ihema rya Dawidi, Imana yongera kurihagurutsa. Izina ry'Imana mu ijambo icyubahiro. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha. Reka tugarukire ahangaha, cyane cyane ku byo twaganira ni byinshi cyane, ariko turagufite wowe urahari. Amen. Reka tugane ku musozo. Mwakoze cyane. Birashoboka ko wakwifuza ko ari wakwifuza yuko muvugana ukamuhugura cyangwa ukamusengera. Nimero za telefone udusengera Imana: 07 8 6 94 64 82. 07 8 6 94 82. Imana tugire neza. Reka dusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezerewe. Uri Imana idukunda, igira neza, ikiranuka, ikiza, habwa icyubahiro. Uri Imana murengezi, uri Imana idukunda, igira neza, ikiranuka, ikiza, habwa icyubahiro. Nyemera murengezi wanjye Data, ubane natwe, utugire neza kubw'ijambo ryawe, kubw'ikiganiro twagirize Mana. Reka buri muntu wese wumva ijambo ryawe, muhugure ijambo ryawe, agire aho ava, agire naho agera, kandi twese abakubaha ubaye gukomera ku munsi mubi, abaguye bagasubira inyuma, abo nabo bagaruza umwuka bugwa neza. Mana, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.